Yesu ashimwe, ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Tugiye kwiga ubwoko butatu bw'ibigeragezo. Iyo wasobanukiwe n'ubwoko bw'ikigeragezo uri guhura nacyo no kukihanganira biroroha. Ariko iyo utakizi, udasobanukiwe n'ubwoko bw'ikigeragezo urimo, no kukivamo biragorana. Ubwoko bwa mbere bw'ikigeragezo ni ikigeragezo kikuzaho kuko Imana yakumenye utaravuka. Ariko uko ishaka kugenda siko uri kugenda, uko ishaka ko witwara siko uri kwitwara. Ugahura n'ikigeragezo kugira ngo noneho uvuga uti ubu ngubu kuki ibi ngibi binza, ugarukira Imana. Kikaba ari ikigeragezo cyo kukweza kugira ngo uve mu byaha. Iki kigeragezo iyo uhuye nacyo uribaza ukavuga uti ni kuki, ahari aho ndi kumwe neza n'Imana, ahari aho Imana iranyishimira, ukihana ukava mu byaha, cya kigeragezo kikavaho. Iki kigeragezo kukivamo biba byoroshye iyo wamaze kumenya icyo uzira. Iyo wamaze kumenya ubwoko bw'icyo kigeragezo, kukivamo biroroshye. Ikigeragezo cya kabiri ni ikigeragezo ugeramo kubera ko Imana yagutumye ukanga kugenda aho yagutumye. Yakubwira gukora ikintu ntugikore, ugahura n'icyo kigeragezo. Aha ngaha ku kigeragezo cya kabiri tubona muri Samweli igice cya 28 ku murongo wa 16 aratubwira ngo Samweli aravuga ati, umbarije iki? Ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe, hari ikigeragezo urimo ukavuga ati rwose Uwiteka yarandetse. Uwiteka ubwe yagenje uko nk'uko yabivugiye muri jye. Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi, kuko utumviye Uwiteka kandi ntusohoze uburakari bwe bukomeye ku Bamaleki. Nicyo cyatumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo. Sobanukirwa n'impamvu uri muri iyo situwasiyo urimo. Ese nuko Uwiteka yagutegetse kugira icyo ukora ntugikore? Iyo wamaze kubimenya, iki kigeragezo kukivamo biroroha, kuko iyo wamaze kumenya icyo uzira, iyo wamaze kumenya impamvu y'icyo kigeragezo, ushaka igisubizo. Noneho uragenda ugahindukira ugakora icyo Uwiteka yagutumye, ukajya aho yari yagutumye utari wagiye. Ikigeragezo cya gatatu ni ikigeragezo noneho cyiza uri umukiranutsi, ahubwo Uwiteka ashaka kukwirata. Iki kigeragezo tubona ko cyageze kuri Yobu. Yobu yari umukiranutsi, ariko Imana yemera ko ikigeragezo kimugeraho. Iki ni ikigeragezo kikugeraho kikagukubira ibyo wari ufite. Iki kigeragezo ni ikigeragezo kikugeraho noneho ukaba promoted, ukava ku ntambwe imwe ukagera ku yindi, ukongererwa amapeti. Iki kigeragezo iyo wamaze gusobanukirwa n'ubwoko bw'iki kigeragezo, nta kindi wagikoraho uretse gukomeza gukiranuka, gukomeza kumvira Imana, gukomeza gusaba imbaraga. Imana yemera ko iki kigeragezo kikugeraho kuko hari intambara nyinshi warwanye ukanesha. hari
ikongera ikosi none iri butume ujya n'ahandi, iri butume wongererwa kugera mu ntera. Iki kigeragezo Imana ikiguha ikwishimira, iba yakoze selection ikareba mu isi ikavuga ati uyu nguyu niwe ukwiriye aya masomo. Menya aya masomo uri kunyuramo ni ayahe, menya impamvu uri guhura n'icyo kigeragezo. Nkunda kwivugaho cyane kuko mba narahuye nabyo kandi nzi ibyanjye, kandi kuvuga ibyanjye ntibiri bugire n'ikibazo kundi muntu. N'abandi naba mbabona naba mbazi, ariko si byiza ndivugaho njyewe ubwanjye. Ibi bigeragezo byose uko ari bitatu nabinyuzemo. Hari igihe uba mu rusengero ugasenga pe, abantu bakabona ko usenga ariko udakizwa neza, aho Imana igushakira utarahagera. Noneho nyuma ukabona hari ikigeragezo uri kubona cyabaye ikigeragezo kigukomereye, ukabona birakurenze. Ikigeragezo cy'ubwoko bwa kabiri nacyo cyangezeho. Nari mbanye n'Imana neza, numva nta cyaha na kimwe kinshinja, numva ntiranutse, ariko ikigeragezo kinzaho. Ndashaka kukubwira uburyo nari mbanye n'Imana neza. Naravugaga ati nshaka ibi n'ibi uko nabivuze nkabibona. Imana mbona intetesheje pe. Noneho igihe kimwe nigiye gusaba kwa kundi menyereye, Imana irambwira ati ntuzongere kunsaba ibyo kurya, ntuzongere kunsaba imyambaro. Menya nk'ikigeragezo giturutse, ndavuga ati iki kigeragezo Imana impaye iki kigeragezo yo yonyine niyo izakimuramo, nta n'icyo nakora, nta cyaha nari ndi kwishinja ngo ndakihana, ntaho yari yantumye ngo ndeke kujyayo. Noneho iki cyo Imana niyo izi igihe kizarangirira. Ikigeragezo nakibayemo mpura n'inzara, naribanaga n'umukobwa, noneho Imana ibimbwira harimo udushyimbo duke mu nzu, nta makara yo kudushyushya, nafatagaho duke nkavuga ati igihe iki kigeragezo kizamarira sinkizi, reka njye mfataho duke. Ariko bya bindi wishingikirijeho bitaravaho, ikigeragezo urakigumamo, kuko ibyaha bituma Imana itabasha kukureba ntibashe no kukumva. Icyo gihe wabonye icyo kigeragezo ukisuzuma ugasanga udakiranutse, icyo bigusaba ni ukwihana ukamarayo. Ukihana rwose pe, ntugire icyo usigaza. Imana irashaka ko mu kigeragezo ureka urusaku, reka gusakuza mu kigeragezo, kandi usobanukirwe n'icyo kigeragezo. Mbaho ngaho sinzi ko byamaze iminsi ingana, ntabwo iminsi nabashije kuyibara. Imana ibona ko nihanganye, ibona yuko ntarebye ku ruhande, yemera ko mpura n'inzara, nta cyaha nakoze na kimwe. Nyuma y'icyo kigeragezo inzara yararangiye, Imana inkorera ubukwe,
indinda guhera ubwo kongera guhura n'inzara. Imana ibimpaye promosi ibirankubiye. Nawe rero mu kigeragezo urimo sobanukirwa, menya impamvu y'icyo kigeragezo. Icyo kigeragezo cyakugezeho kuyihe mpamvu? Aho Imana ntiyagutumye ukanga kugenda, akaba ariyo mpamvu Satani ari kukugabaho ibitero, akaba ariyo mpamvu ubona Imana yaguhanye. Aho ngaho biroroshye, urumvira Imana, cya kigeragezo kiveho. Kuri iki kigeragezo cya gatatu tubona abasore batatu, Saduraka, Meshaki na Abedenego, banyuze mu itanura ry'umuriro kandi nta cyaha bari bakoze, ariko kuko Imana yari igiye kubazamura nyuma yo kuva muri rya tanura ry'umuriro, barushijweho kogezwa. Niba ukiranutse, menya ngo ikigeragezo uri kunyuramo nicyo gutuma wogezwa. Dusanga Danieli nawe ikigeragezo yakinyuzemo akiranutse, ngo bamushakaho icyaha na kimwe barakibura, ariko ajugunywa mu rwobo rw'intare. Iyo kosa yinjiramo ariko yo kugira ngo abe promoted, yo kongera inyenyeri. Asohotse mu rwobo rw'intare, yaje afite icyubahiro. Umwami aravuga ngo uzagira indi mana asenga atari iya Danieli nuba mu kigeragezo ukakivamo neza ukiranutse, abantu bazayoboka Imana yawe, bazogeza Imana yawe. Sobanukirwa n'ubu bwoko bw'ibigeragezo, kuko ibi bigeragezo uko ari bitatu, uko bikugeraho niwitwara neza, nugera mu kigeragezo kiri gutuma uva mu byaha, icyo ngicyo ukakinesha. Ukagera mu kigeragezo cyo kwanga gutuma ukumvira, ukagera mu kigeragezo cyo gutuma Imana ikwirata. Iyo uvuye muri cya kigeragezo cyo gutuma Imana ikwirata, ikavuga ati nabonye umukiranutse mwiza, urogeza, izina ry'Imana yawe rishyirwa hejuru. Imana irashaka kugira ngo ikubone utunganye, uri umwana wayo ko uri guhura n'ikigeragezo cy'inzara, ugasaba ibyo kurya, ndashaka ibyo kurya Mana, Imana ukabona ntiri kukumva, ariko Imana iravuga iti muri Matayo igice cya 15 ku murongo wa 26, fata ibyo kurya byanjye bihimbwa, ukabona uri gutungwa n'ubuvungukira, ntabwo Imana ibwemere kupfa, urababazwa n'inzara kugeza igihe uzashyira agatima impembera, ukavuga ati menya icyo nzira, menya icyo nzira, none ko ntabwo ndi bugume muri iki kigeragezo, kuko ibuye ryagaragaye ntiriba ricisha isuka, noneho menya icyo nzira. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kuguha ibyo kurya by'abana b'Imana kandi wanduye, kandi ishaka ngo were umwana w'Imana koko, ubu umwana w'Imana by'ukuri ari kuri, ugende nk'umwana w'Imana, urye nk'umwana w'Imana, wambare nk'umwana w'Imana,
Imana irashaka rero kubanza ikagushungura ukanyura mu ruganda ikagukuramo bya byaha byose none ukabona kuba umwana w'Imana. Niba rero kubona hari ako wasigaje utarakiranuka neza 100%, menya ko aricyo waziraga. Noneho gerageza wihane uce bugufi, kuko iki kigeragezo cyo wagishakira igisubizo. Byonyine iyo umaze kumenya ubwoko bw'ikigeragezo urimo ugishakira n'igisubizo. Iyo umaze kumenya icyo uzira ushaka igisubizo. Niba wamenye ko ari ukugira ngo uzamuke mu ntera, uravuga ati ndakomera aho ndi, ndakomera sindi busubire inyuma, sindi bwiyandurisha ibyo kurya by'ubwami, nta kiri buncumuse na kimwe, kukivamo biroroha kuko wasobanukiwe n'ubwoko bw'ikigeragezo urimo. Niba wamenye ko Imana igutuma ukanga bikaba nko gukurura ihene, muri Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 16 haravuga ngo nk'uko wabahamagaye ari uwera namwe abariko mwera. Niba utera ngo wumva ko nta cyaha kimusigaranye ukagira utwo wisigariza, ngo uburakari karoroshe, ako gutukana karoroshe, ati inzangano karoroshe, ugatangira kubiha uburemere, ibiremereye n'ibitaremereye, ntabwo wera kuko Imana yera. Kandi Imana iravuga ngo mubarera nk'uko nera, kuko wabahamagaye ubwo mumwita so, namwe mugomba kuba mwera nka so. Ubwo rero ikigeragezo uri guhura nacyo, sobanukirwa umenye ngo aho sinaba ntera nk'uko data yera, aho sinasigaranye akantu niyo kaba kanzinya, niyo kaba gatashe ku mwenda w'umweru burya karagaragara. Imana irashaka ko wambara umwenda wera wo gukiranuka utagira ikizinga na kimwe. Niba hari ikizinga rero menya ngo nicyo uri kuzira. Gerageza umenye ubwoko bw'ikigeragezo uri guhura nacyo, ugishakire igisubizo. Kuko numara kumenya ubwoko bw'ikigeragezo uri guhura nacyo, kukivamo birakorohera. Igihe cyose uzahura n'ikigeragezo kamubwire, jya umenya ngo kibwirizanywe n'iki. Nta kigeragezo kiza hatari impamvu. Kirashaka ko negera Imana. Iki kigeragezo nicyo kunsunikira mu kwera, nicyo gutuma ndushaho gukiranuka. Ese ni ukugira ngo numvire Imana sinayumviye? Ese nicyo kugira ngo mbe promoted? Hari igihe utanga isezerano ati Mana nunkize iki kintu, nunkize ubu burwayi, nunyishurire iri deni nzagukorera. Ukagira ngo Imana yaguhaye amatwi yo ntigira amatwi, Imana ikaba yabyumvise. Iyo ntiyibagirwa wowe uribagirwa. Noneho wahura n'ikigeragezo ntusobanukirwe ko rya jambo warivuze. Ijambo riboneka mu Baroma igice cya mbere ku murongo wa 21, ngo kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kwishima. Ubona Imana yubahiriza nk'Imana, ubona uyishima uko bikwiye. Ibyo Imana yagukoreye byose ubona uyubahiriza nk'Imana, ubona uyishima nk'Imana, uyiha icyubahiro nk'Imana.
reba uko umuntu ajya gusuhuza undi akajya kugwa hasi ari kunama kuko azi ko ari umunyacyubahiro, ariko Imana yawe uyubaha ute? Mu gihe uhiga ujya wibuka no guhigura. Hari igihe uhura n'ikigeragezo kuko utahiguye,